Hey guys, mumeze mute muraho neza amakuru y'iminsi myinshi twaraburanye igihe cyari kimaze kuba kinini cyane. Twagize ibisuni bibyiteka ibibazo bicikane, amasomo aba menshi, abandi akazi, uburwayi, so bituma tubura, ariko twagarutse. Tubabarire n'ukuri ntago bizasubira ubu tuje kandi subuzi tuzanye ibintu byiza cyane. Nta mpamvu zo kuzongera kubicisha irungu. Nyine mutwumve ko twari dufite ibyadufatiriye, niyo mpamvu. Sino turabakunda cyane. Yego. Thank you very much ku bantu bakomeje kureba ibihangano byacu, ku bantu bakomeje kwiyongera, new subscribers, hejuru cyane. Kumafta n'abandi nukuri mukomeze mudukorere subscribe, musharinge, mulayikinge, dukomeze tubane. Nego yacu iracyari yayingi cyane, no gusmilinga, no guseka, no kumva ufite ibyishimo. Nta mpamvu yo kubabara, ubuzima ni buto cyane. Oliver rero ngo dufite package hano. Bafite package y'umunsi, ko ninjye nawe kamera. No kuvuga ngo igihe cyose tumaze twari twababwiye ko tuzajya tugira umwanya wo kwakira abatumirwa, bakadusharinga ubuzima bwabo muri rusange, abo bwagenze neza, abo butagenze neza, bafite ibibazo bitandukanye bashaka gusharinga isi yose, hanyuma bagahabwa n'inama. Uyu munsi rero twabashije kwakira abantu baduhereza inkuru zabo, ariko badashaka kugaragara kuri kamera, badashaka yuko tunabavuga amazina. Hanyuma tukabasangiza amateka yabo cyangwa se ubuzima bari gucamo. Muri comment please turabasabye ukandika inama cyangwa igitekerezo cyawe, bazabisoma cyane. Natwe ubwacu ndetse turaza gutanga inama z'ukuntu tubyumva. Ikindi kintu nuko ahantu hakoraniye abantu benshi, ntabwo ushaka kuvuga ngo urakontorora abantu bose uko babona, uko bavuga ibintu cyangwa uko babibona, ariko muraza gukomeza muri positive. Turabankuraja, turababwira neza, turabakira neza. Nta mpamvu zo gukomeretsa umuntu n'ubundi usanzwe ukomeretse. So nicyo tubashakaho, nicyo tubifuzaho, kandi umuntu atwereke, mutwereke ko mubikunze, mutwereke ko mubishaka. Turaza gushiraho umurongo wa telefone, mushobora gucisha ibitekerezo byanyu. So turaza kuwushiraho nyuma, cyangwa ushaka kuwuvuga and then turaza kuwushiraho. Noneho ku bari hanze ya Sweden, reka mbivuga uko ni uguteranya 46 76 44 76 39 0. Kanze subiremo: guteranya 46 76 44 76 39 0. Wabasha kuduhamagara ku mayinite cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Twirengagiza no kuduha igitekerezo cyawe cyangwa se inkuru yawe udashaka kugaragara kuri kamera. Waba ubishaka kugaragara, uhawe ikaze. Hari abandi bakunzi bacu bifuza no kutuzatuganiriza turebana. We are ready, muzatubwire. Tuzabasangaho muri and then tuganire. Muhawe ikaze cyane. Sawa, murakoze cyane. Reka noneho dusoma ubutumwa. Ntago ari burebure cyane, ariko munyihanganire ku Kinyarwanda wenda gikeya ndi bujye nkoresha, ntago mbizi. Umukunzi wacu yatangiye atubwira ngo muraho neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yaravuze ngo nitwa, ariko ntago turi buvuga amazina ye, ariko sinifuza ko mwazatangaza amazina yanjye. Mu by'ukuri rero mbandikiye ngira ngo mbahe ubuhamya bw'ibyambayeho, kuko nabonye mugira YouTube channel. Rero ndifuza kubasangiza isi yose kugira ngo hatazagira undi ugwa mu mutego nk'uwo naguyemo. Kandi ndifuza n'inama z'abantu benshi batandukanye, kuko ndi gusatira urupfu pe. Mwabyumvise? Inama za buri wese zirakenewe. Umutima wanjye urababaye,
nihuse rero nakundanye n'umuhungu duhujwe n'undi muntu ibyo abubu bita pasi hanyuma ndumva agiye guseka okay mbabarira hanyuma aza kuntera inda nuko tuza kubana tumaze kubyarana kabiri yaje kujya atangira kunshi inyuma hanyuma yaje kubyarana na murumuna wanjye twabanaga ariko nanga kwishyira hanze ansaba imbabazi ndamubabarira icyambabaje nuko atabiretse kandi yaransuzuguye ndabimenya yaje gukodeshereza murumuna wanjye inzu bwihishwa kugira ngo amutunge bwihishwa narabimenye ndaceceka kuko numvise birenze ubwenge bwanjye kandi iyo nageragezaga kuvuga twararwanaga rero narabiretse ndatuza nkorera urugo rwanjye icyambabaje rero nuko muri ibyo byose yaje kunyanduza agakoko gatera sida kandi sinzi iyo yagakuye nagerageje kumubaza ambwira ko nawe atazi iyo yagakuye ngo gusa mubabarire ikibazo mfite rero ni iki murumuna wanjye simbizi niba yaramaze kwandura kandi twabaye bakeba ntabashaka ko tuganira ngo tujye inama nkaba mbasaba mungira inama nkora iki ko numva umugabo wanjye ntazigera mubabarira ko njya numva nanjye nzamwishyura uko byagenda kose murumuna wanjye se we mubwire ikibazo cy'uburwayi yitonde cyangwa mureke nawe yandure nkatwe twese murakoze bakunzi bacu ngiye inkuru n'ubwa mbere nyumvishe nyumvanye namwe ibintu birakomeye aha hantu harimo ibintu bibiri ikintu cya mbere ndi kwibaza uyu mukunzi wacu agira umuryango nta kintu mbiziho kubera ko baramutse bafite umuryango ababyeyi cyangwa se abandi bantu b'umuryango ndatekereza ko ari igihe cyiza cyo gusanga buriya hari ukuntu twihorera umuryango twagenda tukibera iyo tuba tukarya tukabima tukabihorera tukabashyira ku ruhande ariko iyo ingorane zibaye nyinshi iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye ndatekereza ko ari bwo noneho haba hagezeho kumenya agaciro k'umuryango baraza ngo babunge babicaze bababwire bimeze uko icyo ni icya mbere kuko tutazi nimba bafite umuryango cyangwa batawufite icyo ni ikindi kintu kiri ku ruhande sitori batubwiye ni iyi ngiyi uyu mugore namugira inama yo kuvanamo ake karenge ntiyihorere nabi ndatekereza ko yihoreye nk'umwanjye ku giti cyanjye ndatekereza ko uyu mukozi wacu aramutse yihoreye ashobora kwihorera kwa kundi ukorana ibintu byose umujinya ukaba wakwica umuntu bakagufunga mwana iyo bimaze kugufunga umwana abana bawe basigara ku gasozi ntabwo ibyo ngibyo wabizana ubirata ngo urumva ngo ufite abana ngo ufite ibiki abana bawe batangira kuba imfubyi mwese nta kintu na kimwe muri bwunguke urumva rero njye ndatekereza ko iyo ibintu bigenze nabi mu buzima bwanjye kugeza ku rwego ntagishoboye kwihangana kugeza ku rwego rumeze gutya shamvanamo akange karenge ntabwo mbizi nimba ari ubutwari nimba ari ububwa ntabwo mbizi ariko iyo ndi ahantu ntagikunzwe nkaba ndi ahantu batandeba ijisho ryiza nkaba mbona ko ibyo nakoze byose nta hantu birimo kugera ahubwo kugira ngo ibintu bitera imbere bitera bimera nabi deni nkuramo akange karenge nkigendera kandi ntekereza ko umuntu wese mu by'ukuri wakabaye wicira ku ruhande aho kugira ngo ukore ibidakorwa bagufungire abana bawe bahinduke ibindi sinzi ikindi kintu ategereje urabyumva ute nyine urumva ni kwa kundi bajya bavuga ngo umutwe umwe ngo wigira inama yo gusara basanga ari ibyo ariyo mpamvu nawe yavuze ati reka mvuge
ibindimo mbisohore hanyuma ameditase atekereze kabiri. Ngewe rero ukuntu ndi kubyumva umuryango buriya hari igihe uza mu rwego rwo kugira ngo babunge hanyuma bakomeze babane. Ngewe rero ndi uyu muntu icyatuma nshaka umuryango nkuhamagara ni ukugira ngo mbasezere neza, wenda hatazagira n'ibintu abeshya ngo byagenze gutya na gutya na gutya, kuko kutwungaho ntabwo byakunda. Urumva umuntu hajemo no kukwanduza uburwayi noneho akavuga ijambo rimwe gusa mbabarira adaciye bugufi ngo akubwira ati nayikuye byagenze gutya na gutya. Isura hano umutipe atari umuplayer boy ntabwo ibi bintu ari sawa. none se umuntu uza agatera inda sibyo akayiterana muri umuntu wawe mari muvukana sibyo, uratekereza ko abo hanze we yabamaze bingana iki, abakozi bo mu nzu bamaze bingana iki, abaturanyi bamaze bingana iki, kugeza ubwo isoni zitakimukundiye urumva agatera inda muri umuntu wawe, kugeza ubwo isoni zitakimukundiye akamukuraho ngo akajya kumukodesha kugira ngo bakomeze babane, uhinduke bakeba wowe na muri umuntu wawe. Nuvuga muri mukeba na muri umuntu wawe kuko ari uzi ari kuri bakeba n'isi yose. Ngewe rero inama namubwira ni ukuva mu buzima bwabo bose akagenda nk'uko yavuze ngo yakomeje gukorera urugo rwe, agakomeza agahatana ntacike intege kubera uburwayi, akigira abaganga haba abapsikologe haba abo kumuhereza imiti isanzwe, ubuzima bugakomeza. Ntabwo tuzi ngo afite abana bangahe, agakomeza akita ku bana be. Hanyuma ubundi Imana nihana bya nyabyo, naho umuntu ni kwaguhana kwawe uhubutse ukazira. Ariko ahantu umuryango uziramo nicyo gituma nabanje kwibaza ngo ese aba bantu bafite umuryango, ntekeza ko aribo bantu bakabunze we na murumuna we kugira ngo bwa mbere na mbere first instance babanze baganire ku kibazo cy'uburwayi. Bwo umugabo wanjye yaranyandusha kandi ndabizi nawe ko ari we mugabo wawe, ubundi wowe uri muzima. Ashobora kubimubwira gutya bakabivugana gutya bagahita bashwana akavuga ati niwe wanyanduje, bagahita banigana ibibazo bikavuka. Ariko bahamagaye umuryango bakababaza bimeze gute byagenze gute, donc umuryango ushobora kubabaza bombi cyangwa se bakajya no kwipimisha cyangwa se bakabaha n'izindi nama rega zigize. Buriya hari ukuntu umuntu akuganiriza ukubera ko uzi ko gukunda ko akuzi ko kwishimiye ibyo akubwiye ukabyumva kuruta ibyo wakumvira kuri social media. Hanyuma dusubire inyuma tugaruke ku mapasi. Aha, icyo kintu niyo gituma nasetse nari kibagiwe muri kintu pasi urumva kuba umuntu yaguhaye pase, urumva pase turazikunda turanazifata zihutisha inzira, ariko kuba umuntu yakurangiye umuntu ibyo ntabwo bisobanuye ko uhita ugenda ngo muhite mubana ngo ubwo neza byarangiye. Wowe wamundanye n'uri Imana nta nubwo ushaka kumenya mwana. Umuntu ashaka kuba ari inshuti yawe magara, umuntu ashaka kukubaza wari akubaza ngo Jose ngo nyine ngo ndangira umugore, Jose naba mbonye umugore koko, wareba ukuntu nkwitwaraho, wareba ukuntu nigira ukavuga ati ndabona Jose wabo yoye, ariko deep down hari wa Jose mwebwe mutazi. Umuntu uzankunda n'umuntu uzafata igihe cyo kumbaza ijambo ku ijambo, hari ukuntu ashobora kuzapfurumbura Jose muri ngewe mwebwe mutazi, kamara akavuga atereka da uyu nguyu aha data sibyo. So rero nimba umuntu aguhaye iyo pase wo kabyarawe, reba iyo pase baguhaye ariko ukoresha ubwenge bwawe. Nugenda muri pase rero ukagenda wirunduye, asitekereza ko ama divorce dufite hano hanze ameze gute? Shani menshi, ariko cyane aterwa n'ayo mapase. Urabise Jose, urabona nkatwe turi muri ibi bihugu, ujya gusanga umuntu uri muri Afrika arakubwira ati wazampaye pase yaho ngaho ahubwo atitaye ngo imico imeze gute. We ntabwo ari umuco bashaka Mana, ari njya kubwira ari njya kubwiza ukora akaba open akubwira ngo umva Jose ntabwo nshaka pe, sinshaka umugabo wo kubana nawe, ati niyo cyaba igisaza uzakindangire mpfa gusa kuhagera mpagere cyase niyo cyaba igikecuru, mpagere. Urumva noneho uretse nabo no kuvuga ngo nahangaha n'ababa mu gihugu kimwe usanga akubwiye ngo ndangira umukobwa muremure utari munini cyane cyaba ari bitwaruke nta musore ukunda umukobwa munini koko ngo azaze amara agahinda
wanjye bose bambwira kujya muri gym ubu twese tuzajya muri gym we ugasanga imico ni ikintu batajya bavuga na gato. Nari kuvuga ngo ku bijyanye na pasi n'abari mu gihugu kimwe usanga ikintu cy'umuco batakikubwira aho ngo abafite imico myiza abafite ababyeyi beza akubwira imiterere ye y'inyuma ukuntu agaragara, ariko nibyo uba wabajije. Niyo mpamvu rero usanga mugera muri rwa rugo iriya miterere ntakikora nyine iragaragara ariko mu rugo nyine ugomba kundagira umusore uzaryoshya ifoto. Niyo mpamvu mugera mu rugo rero bikanga. Igihe kimwe nigeze kumva Stephen Harvey arimo kuvuga ndamukunda byatari habi, aravuga ngo umutipe uvuga ngo ni mwiza ubundi uri muzima nta mutipe ukwiriye kuba mwiza. Mutipe akwiye kuba mwiza ku ikofi, sibyo? Akazi ukora nimba ukora ubuzi butatu iyo niyo bote yawe. Niba bajya baza kwimurika barimo kumurika ya matuza zambura mukoro barimo kwigira gute naho ujye uvuga ati nkora ahangaha nkakora ahangaha nkakora n'ahangaha. Icyo bintu ndumva ari byo bintu waza kundatira. Ibintu byo kuzajya uzungurukaho ngo dore ngo amabuno narayaconze sha no kuri kw'Imana reka nkubwire ibyo bintu ndabona nta kintu bivuze. Ikindi kuvuga ngo umugore ngo ni mwiza pe nta wakunze umugore mwiza, sibyo? Ariko se ni mwiza ye ubwiza afite inyuma bijyanye n'uko afite imbere ayo mabuno arangana n'impuhwe afite, arangana n'urugwiro afite. Manuziko ari abantu barongoye abagore hanyuma babacaho inshuti cyane rwose, nta muntu ukibasura neza urumva n'abaje kubasura n'uwiharanze akaza kugusura baramureba ku buryo aza rimwe cyangwa kabiri ariko ubundi bwa gatatu ntazagaruke leta birangira urwo byumva. So rero inshuti zacu muhana amapase ibyo bintu mubizirikane. Tuzabigarukaho nagira undi mukunzi wacu utubwira ikintu kijyanye n'amapase ariko amapase tumenye ibyari. Ikindi umuntu utikundiye biroroshye kumurambirwa, urumva? Biroroshye ko ninza nakurikiye ayo mabuno n'ayo mataye namaze kuyabona mbonye nta birenze, biroroshye ko ndibugende nkajya kwa mugenzi wawe ukurusha amataye naho nkirirayo nkumva uko bimeze, hanyuma no kwa muturanye naho nkajyaho, hanyuma n'iririya yose nkajyayo. Dufite ukuntu tumeze nk'uza mu mitwe yacu sinzi ukuntu dutekereza, urwo byumva. Ikintu cyitwa kwipimisha, ikintu kijyanye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inshuro nyinshi dukunze dutekereza cyane kunda uyu ngo yantera inda najya he byagenda gute najya he, ariko umwana hano hari indwara zitandura nako zidakira, urumva, kandi zandura, urumva. Ibyo ugasanga abantu ntibabirebaho. Ndatekereza ko sosiyete yacu muri rusange dukwiriye kongera tugasubiza inyuma tukareba ngo ubundi koko umwana nicyo kibazo cyangwa ikibazo ni indwara zitavugwa, indwara abantu barwaye, urumva mwana. Ugasanga abantu, urumva, umuntu aribombaritse gutya ngo ni umurokore arasenga abigenje gute ariko ari inyabyo. Ukazasanga mugenzi wawe tayari arwaye sida kandi gusambana ari icyaha. Uwamwigishije akamwigisha ko gukoresha agakingirizo ari icyaha. Ibintu byose ugasanga ni icyaha ariko ya ndwara umwana wamaze kuyigira. Ya ndwara nta nubwo uyifite wenyine wamaze kuyanduza uriya wayanduje n'uriya. So ntabwo mbizi, wasanga byayindi ngo nta myaka 100 ariko hari question mark mu mibereho yacu, muri discipline yacu, mu miryango yacu, uburyo dusigaye tubaho ubuzima n'uburyo dusigaye tubwishimishamo n'ibyo twita kubaho no gushaka no kugira gute. Shange ndumva nsigaye meze na Pawulo pe. Byiza nuko tutakorerwa dushaka umuntu akigumira risingo ngo ndabona umuruhoroshye umuruho kwa singura ari umuruhara nawo ni umuruho ari kuroroshye aho ujya umuntu arakudoreka mu matwi. Hakomara uzi umugore ukubuza gusinzira uvuye ku kazi, sibyo? Uratasha ugomba gusinzira kuko saa 11 urawubyutse, kuko saa 12 ugomba kubutangira akazi, cyangwa saa 1 ugomba kubutangira akazi, ariko ufite urugendo rw'isaha kuva aho utuye naho ukorera. Mwana ukagira umuntu ukudoreka aho kugeza saa 8 z'ijoro akubwira ngo ubundi mwabaye mute, ubundi ko mba tutameze nk'akanaka, ubundi mba nzari na muzima. Mani bibarinde ikibazo. Imana mukomeze muri ibibazo ari gucamo. Inshuti yacu Imana ikomeze cyane, turagukunda cyane ariko turaguhobeye.
ukuri nimba ufite umuryango reka babahuze na sister wawe kugira ngo mubashe kuvugana ku by'uburwayi hanyuma ngiye ku giti cyanjye nakugira inama yo kurangizanya n'uwo mugabo ukirerera abana nimba bafite ugakomeza kubaho ubuzima bwawe kuko numubikira inzi kuko avuga ngo nzamwishyura ushobora kuzavuga ngo nzamukubita umuhini umwe ariko ukawumukubita gusanga umunsi we wageze agahita apfa hanyuma bakagenda bakagufunga bamara kugufunga abana bawe babandi waruhiye babandi wumvaga aribo noneho usigariye kuberaho nabo bagahinduka imfubyi bakabuma iwabo ku muhanda so komeza kwihangana hanyuma iyo ibintu bidashoboka iyo ubona utagikunzwe iyo ubona uriyo wanzwe ibyiza ni ukuzinga umutwe ukigendera ugatangira ubundi buzima cyane cyane hanyuma dusabe n'umuntu wese uri bwumve iki kiganiro please ntutambuke utanditse komenti utamuhaye inama azazisoma kuko aradukurikirana buri gitekerezo cyose uko wumva byagenda uko wumva yasohoka muri ibi bibazo ubyandike azabisoma murakoze rero inkuru zacu nakagaruka murakoze cyane namwe dutegereje ibitekerezo byanyu kuri ya nimero twabahaye cyangwa se dushobora no kuba turi kumwe n'umupsikologe urimo kutwumva nawe akatubwira twe ntabwo turi abapsikologe turakubwira uko tubitekereza uko tubyumva ariko wowe ufite inama ziri professional ushobora kutubwira sawa sawa nakagaruka muri wayini bye bye